Ndashaka impinduka, ndashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burahari. Igihe ngiye biriya bintu ntabwo byari ngombwa kubikora. Singa bitekereje ute? Ati wagira ngo mbigenze gute dira, wagira ngo mbigenze gute? Kurya uhitamo kwiyahura. Nibwo buryo bwari bunyoroheye nyine. Akagiho. Kuba warabuze ababyeyi ntabwo sana ko tubuze inshuti, twe turahari ku bwawe basi kugira ngo tugufashe ibintu byose ushaka. Ariko ese bose ntabwo tukunyuze. Ubona tutagukunda? Kurya uhitamo kwiyahura. Ngahibaze nkatwe twumva ngo wiyahuye wapfuye. Uzi umunsi babimbwira. Ndibuze basi iyo nanipfira. Nkava muri iyi si ya... Man, ubuse kuko iki gikorwa ngiye gukora nicyo. Gusa wasanga ibyo bibuma amahoro pe. Reka niyahure nisangira ababyeyi banjye ko n'ubundi kubona bafite muri iyi si ibibazo kuri njye pe. Wasanga aho ngiye ari byo bigiye kuzaba byiza kurusha uko nari meze kuri ino si. Ndayirambiwe ibibazo byayo ibiki. Bana ngiye kwiyahura pe. Ngiye kwiyahura. Ntabwo ubuzima nabuvamo. Ubuzima nabushobora. Wenda wasanga ari byo birimo amahoro pe. Man, mfasha muri iki gikorwa. Mfasha pe. Kandi sangira ababyeyi banjye. Ko ubuzima burandambije. Ngiye kwiyahura. Kumva n'aka kanya wumva igishaka gupfa. So I can be okay. Hagize umuntu uza gufasha mwana. Gihozo. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay. Mani, hagize umuntu uza gufasha bro. Gihozo. So I can make you stay. Mani, mwazima. Gihozo. Gihozo byuka. Gihozo. 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 Mani, hagize uza gufasha bro. Gihozo. Giho, ujya umbabarira utaha ujya ubanza utekereze ukuntu ugiye gukora. Basi iyo nanipfira. Iyo upfa nuri kumva hari nicishije impamvu utapfuye. Cyane dira, cyane. Se Giho, wakwihanganye basi natwe inshuti zawe ukibasha basi ukadufasha ukadushimisha bwaremwe. Ako Giho ibazeho tukubura. Oya njye ibazeho nkubura. Ku ruhande rwanjye. Ibaze. Uri kwihangana bigashira. Uri kwihangana Ihangane bigashira. basi ihangane. Ntukajye utekereza ibyo bintu. Uzi umujinya nagize icyo gihe. Wakwihangana basi ukibagiza ibyo bintu byose bikuri mu mutwe ugatangira ubuzima bushyashya. Ngira ndacyafite ibibazo byinshi, Ariko turari ngo tubigufashemo basi ujye wihangana. ubuzima burangoye pe. Kuki natapfuye ubundi?
ese Gihozo hano bizarangira guhora wiheba wigunze uri kurira urashaka no kwiyahura bizarangira gute noneho mu maherezo Nashaka impinduka Nashaka impinduka So I can be okay Ako Giho nzakuburisha mu gihugu nzagukubite nzakunige nzagukorera iki abaye se kandi urifata urukanisha animateri uruzuye warasoze aho urindera cyangwa nasi ugomba kumwirukanisha ibintu birenze none nivuye guhimba nta birenze ntamba nabyadanje umuyobozi twakundaga twese uramufotora n'urukanisha ubundi abukoze iki mbwira ikintu abukoze reba hano nawe mbwira ndagukubita kandi usobanura ukavuga ibyo uvuga vavuka ukamukocaho ukumva warashabutse usigaye unsubiza usigaye wabibona se mbibona wabibona uri kumva utangiye kuba inshinzi imbaraga zakuziye wabaye inshege nikizi ko mwaje kubona ko ari nta kindi kigukoresha ibyo kuri umwana umwana w'ikigoryi ndikigoryi ako gihe urukundo amagambo uri kuvuga ndeba hano none se ugeze ahangaha gutanike Anike se ni Anike hano ninde simba Anike hano ndi mwarimu wawe ni ukuri mwarimu wanjye ariko turaziranye nziranye nawe njye nawe turaziranye nziranye nawe muhu ugiye kunyihakana nziranye nawe nyine okay tubare narakubeshye sibyo narakubeshye ndi umunyeshuri ariko kuba ndi umunyeshuri ntabwo byo bivuze ko nje tutavugana ariko ko iki abahungu mukunda kubimbwa muri iyi minsi okay ndabyemera unyita icyo ushaka ariko njye mba mfite ibyo ndimo ntabwo yo kuvuga ko ndi umunyeshuri uri mu bike uri mu bike aka kanya kano kanya ntabwo wabasha kubyumva ibyo ndimo sibyo hoya ndabyumva kuri mu ishuri ndanakuyoboye please okay ariko ndizera ko ibi ngibi bitahungabanya urukundo rwanjye nawe urukundo rwande nande rwanjye nawe wowe nande njye nawe hoya ese niki ko ni iki kintu gishobora ntabwo byumva bino bintu ni byo utumva ariko ko nirengagiza nka kugenda hinyuma umva mbabarira aka kanya tuvugana naho nkuzi ibyabaye byarabaye byarangiye naho nkuzi ubu ngubu ndi mwarimu wawe ndi umuyobozi wawe nuko bimeze ibyo byo kumenya twarakundanye simbizi nta nubwo nabyibuka sinzi byagenze gute arakundanye Anike njye nabyemeye narakubeshye sibyo narakubeshye ndi umunyeshuri kandi ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe umusore wese yabikora kwirarira ni ibintu bisanzwe sibyo ko nakubwiye ko nari umunyeshuri cyangwa nasoje mfite akandi kazi mba nagiyemo nkandi ku ishuri wagize ute ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe iyo unambeshe ugiye kurangiza simusanga ahangaha ni iki kintu ubuse wumva iki cyo kumbeshya njye ntabwo nakubeshya ari urundi rwango sibyo naragukunze urabizi Anike oya ndi mwarimu wawe ariko nyubaha okay ngo reka nkuri icyubahiro cya mwarimu sibyo Anike ubwo ndi kumva warasaze pe urumva narasigaje kwiruka uzi ko umusazi yakabaye kuba ari wowe usigaje kwiruka usigaye n'ibintu bitakureba ibintu bitandeba gute ariko uzi ko mwamutwaye cyangwa ntabyizi ndabizi kandi nanjye wajyaga kumutanga se urumva birakureba umva nkubwire gihe binakurusi ibintu wazanye ukirukanisha animateri biragukoraho umva reba hano utatangira kunyimyoza nkagukubita ahubwo niki kamubwire uko wirukanisha animateri biragukoraho reka maze nkubwire urambwira iki se urambwira iki kuvuga ndakura ntabwo nkurekura reka ntabwo nkurekura wanda kuye reka maze nkubwire niki unyitondere shaka gutanze wambona se uri Gihozo kakana kakadi kaje mu kigo tutazi gaturutse sinzi niba uri impunzi niba uri igiki sinzi cyane icyo uri cyo uraza kukibona rero soni animateri baramufata baramutwara kubera wowe iri ni itangiriro kubera wowe iri ni itangiriro wari wabona ko nawe usigaje kugenda wowe usigaje kugenda ntabwo urabona indi ugenda wowe niki ahubwo njyewe ntabizi ishinzwe wize icyo nazi wize umukobwa mwiza mu kigo wize that's me ngo reka tubyirengagize kano kanya unyumve nk'umuntu aha ukuri kubyirengagiza irengagiza ko twakundanye ntabwo byashoboka byirengagize iki kigo ntabwo ukizi ntabwo uzi strategy cyagenderaho sibyo kandi kuba niga twakundana bigakomeza ntabwo bishoboka
ntabwo bishoboka ahubwo sinjye no kumva unambwira ibyo bintu ko ntabwo bishoboka. Okay, none niba bidashoboka sibyo abantu bose bazamenya ko uri ex wanjye nta kibazo, mwarimu yakundanye n'umunyeshuri nabyo nta kibazo. Ase urumva ubundi byahindura iki ku buzima bwanjye? Wigize inshinzi sinzi guca niki nimushobora abantu nza nigize umuntu urenze shingazi washoye kuvuze niki uko nyine igisobanuro cyanjye urakizi ese uruzanye n'ishyano ariko muko nimba uruzanye n'ishyano nje kwaza ukuntu wirukanyishije njye nawe dupangisha ahubwo se panga iki nawe nyine uje kundebamo ibiki subiza ibyo ndakubaza uje kundebamo ibiki ngende inshuti yawe panga iki nawe reka ndi kukubaza nsubiza ariko uziko ndi kubona ko utari unamenye ubwenge ndimenya gusubiza abantu uziko ni umwana mu mutwe uziko ikibiryo wowe uziko igicucu gihe ukomeze ukagenda kubona ko nta bwenge ugira ko uzamura isukari ukomeze kuzamura isukari sinzi mbuze icyo nkubwira pe vuga ibyo uvuga nurangiza icyo mubwiye ni kimwe ahubwo uri kumuraba umubwira ikintu kimwe wikomeza kundusha umunwa mvura ibyo vumvura vaye uvuga urabona ukivumvura kuvumvura nyine wumva uri kuvuga okay nta kibazo reka mvumvura vare reka mvumvure nari ahubwo vagira reka mumukere nari nta kibazo mukavavu ugende ibintu mwishizemo kubivamo bizakubera ikibazo uko mvumva ubwo ibintu mwishizemo ibintu byo gufatira imetero ukamwirukanisha uraje ubona isose uraje ubone biragukuraho uretse okay twizere ko nta kintu byahindura njye kuri gusaba bwanjye biga barimo n'umuntu yakunda kandi yakunda umunyeshuri ibyo n'ibintu bisanzwe ntabwo rero bishoboka mukwakanya n'ibigishobotse nagukunze nakuzi aho mumenyeye ntabwo bigishobotse Anike ntabwo nzi ko Anike ninde okay teacher icyo kibazo nicyo kibazo ufite mu masomo njye ntabwo mfite ikibazo mu isomo ufite icyo kibazo njye mfite ikibazo ku rukundo rwanjye nawe sibyo ku rukundo nagukunze uri kwirengagiza kano kanya kubera abo bantu uri kubona abanyeshuri uri kubona hakoze ubundi nayishyura ubwonko kugira utekereze neza nk'umuntu mukuru nimba uri mukuru koko mwarimu akundana n'umunyeshuri uze kuntandukanyiriza mwarimu n'umuntu usanzwe ahantu batandukanye mwarimu uri umuntu nikuri umuntu hatajya numbona mbabarira ndi umuntu ariko uri umuntu nawe ufite umutima ubu rero nawe mfite niyo naba nufite ntabwo wakunda gukunda wowe ariko ikintu kigiye kukubaho iki kigiye kumbaho iki kigo ntabwo uzakigiramo amahoro amahoro njye sinshakira amahoro mu bigo ntabwo nshakira amahoro mu bigo sawa ani teacher yewe okay yes miss teacher nta mahoro uzigira ubona ahangaha kiri ahangaha nzayabona ntabyize ubwo ntabwo zirasa byashinze umva mbaze nkubwire bisubiremo wowe n'inshuti zawe hariya ngo nigenge n'ibiki ndabiyamye muhure muri ako kanwa kanyu niyo mudomo wanyu uri kunyumva naje mu mbono wandi ndabona ntazi ibyo naje mu mbono wandi yabaye satani yego nkunze kubizi mureka rero mukadumwiga mucishwa igihozo numvaga ntazi kuvuga mukwiboreraga nkozi sheri kwiboraga nkozi nabanje kukwiga uranyumva umva mubwire ikintu kimwe ushobora kubona ubwo umusazi w'ishyano ubushyano burarutanga sheri ubushyano burarutanga arizi kugira amarevo urenze akuwe nta bwenge bushyiramo ubushyano butari ubwenge wowe ikigoryi mani mva n'impande nta n'ikintu nshaka kugira nawe mani kanyorere ariko iki mani gufata x tugakuba kabiri none se hano batubashije sibyo ngo 2x sibyo minus y ngo bingana na 24 rero akaba aricyo dukora 2x ingana na minus y equals 24 rero dufata ino x tuyishyire hano tuyitandukanye n'ino 2 kandike x minus 2 equals y minus 24
Ukahita ugafata iyi x ugakuramo y ukabona ko ari negative 24 plus 2 ugakomeza hano rero ugafata xy equals 26 is right 26 26 okay tubona xy equals 26 in your solution 26 over y. iyi ngiyi niyo solution ubwo solution twayibonye tayari Nicyo kindi rero iki cya kabiri iki ngiki cyari cyane. iki cya kabiri Negative 24 plus 3x is equal to y minus 7 okay tuzahera ko uturuka ko kuboro cyane cyitwa gikoze dufate x ikingana na 24 plus 3 tubona ko x ingana na 27 y dufate y tukuremo x tubone ko ari 27 hama dufate no 27 tuyishyire hano tugire y and x twari turi kwiga njye nagushaka kugaruka mu isi nta nubwo uri kubona ko bose ari amasaha yo kwiga ndabyumva nta masaha yo kwiga ngo bitera ibyo bintu unshakira basi birusha agaciro amasomo bingana iki ku buryo uzi ukankura ndi kwiga ndikora waka yanjye ukambwira ngo ngende bitera wanga bari baswanda ku mutima kitakwigenza please narakubwiye ibyo bintu nabikubwiye nkomeje ntabwo bishoboka pe ntabwo bishoboka ibyanjye basi wamfashije gutwara kuko ukagerageza kwandika please ndakwinginze nabikubwiye bihagije sinzi icyo ushaka kumva dera nkora iki kugira umenye ko mbese ngiye basi kubwira iki kugira ngo wumve ko bitashoboka dera ndakwinginze please I beg you dera wanyumvishe kuko dera ni ukuri ndagukunda nta kintu nako wamfashije basi mu gitondo please mfukamye ku bwawe ndakwinginze wambabarira watoye saba ukada umwanya wose twaba turi twiga ibi ngibi ni biri kumva wambabarira ndakwinginze wanyumvishe wamfashije twasaze no uraza ugafatanya ntabwo wendera umuntu agasoza kwiga uruzina rw'urukundo uri kundirimbira dera wanyumvishe ni iki ntakoze kugira ngo reka ko please ndakwinginze nkwereka ko bitashoboka ibyanjye nawe ni ukubera iki bitashoboka narakubwiye ntabwo narakubwiye imico yawe y'ubwayo nakuye ahandi mu gasozi n'itatuma nkomeze amagambo wumvishe nicyo kintu cyonyine cyaduteranije njye nawe ku buryo utagerageza icyo amagambo uzi nshobora kutayiba hano njye nashobora kuba ari kuvuga ukuri nta kuri kuri mawe ngaho wamufashije kuko wamfashije ukansura none se reka mubwire wa muhungu wa musore kamubwire rero sibyo reka gukomeza wisebye imbere ya classe n'imbere yacu sibyo ihangane uhaguruka ugende mu byubahiro byawe usubireyo nabwiye ibyanjye nawe ntibyakunda duha akanya twige sibyo abantu ntabwo bitayeho habe na gato ukomeje kwishimira kugaragara gutya imbere y'abantu byanyu sinzi byari byo wamara se akabanza kurangiza koze kakabona koze ujye reba aranabiciye ngaho soza aranabiciye ndakora rero ngo umaze no kubica ushaka impapuro z'ingenzi urunguruse ibyo twakora ubu tujya no kubibona ntuzi ukaza urimba ngo ukunda umuntu byangije byose tubabarire basi gusubira hanze basi mu byo uzumva byose sibyo mu byo uzumva byose mu byo uzatekereza byose uzamenye ko ngukunda kandi cyane niteguye gukora ikintu icyo ari cyo cyose jambo ndarirambiwe mu matwi yanjye basi wamfashije mushuti wawe ukunda kwinginze please wamfashije mushuti wawe nzagukorera ikibazo hari ikintu ntakubwiye hari ikintu ntagusobanuriye mbwira nzakora iki ngubu uba wishira mu nda y'umuntu rwose si umuntu arongera no kwiga bifate warasaze pe ntubeshye warasaze terana wishimiye gusara se
guseba imbere y'abantu bangana gutya kubwa we zaseba ikibyiza cyose zagikora Narakanye nyine kugaruka nyine muri mode nta muntu ukikumenyera mva cyane sibyo sibyo aba nikiburiya sinzi niba ari ubwana niba ari iki sinzi ibintu bimutera bamaze kuri nyine nuko n'umuntu aba afite imico nyine itagipfa guhinduka nyine ngiye bikonshimishije so ko ari byo byiza ibyo byiza atakumenyera narigize umuntu ujonjamye ngo baragukunda kandi ntibanakumenye nyine bakakubaha barankunda ibyo kunkunda byo ntabirimo bari kuri hariya ariko ndenda kumuhagama koko nawe akaka ubundi umuntu ntabwo agomba kukubuza amahoro pe mutarazanye ntabwo agomba kukubuza amahoro uzi nk'iyo ufite noneho umuntu nyine umuntu ukubwira ngo nyine agufasha nawe kujya gusubira muri mode neza asa umuntu utasubwa n'inde kari nkawe atari umuntu ukuruta njye hose kubwira n'ubundi oya ngiye yaboneka ariko ni umuntu uzakubwira bone ni boneti demone classe twe twari twiza bazubwira wese nubimbwira yego wenda bikubwira ariko ukeneye umuntu nyine umuhungu nyine uri kuvuga nyine rero nawe ndi kubasha gusobanukirwa ibintu uri kumbwira none natekereje uramutse ushatse nk'umukapo nyine ugashaka nk'umuntu mwakundana mu kigo sibyo umuntu muri kumwe umuhungu aho muri kumwe yego mwana yanjye akagufasha nyine adera njye ibyo sinzi ko nabishobora ni ukuri ibyo ntabwo biba birimo reka kandi ndabizi pe ntabwo hano mu kigo habura umuhungu wo gukunda ndabizi barahari shana n'umwe ni ukuri ntabwo bizi uzi rero n'ibyo bakunda ahubwo babarira ahubwo winera n'isoni ni ukuri njyewe nabitekereje ndavuga nyamara ari igihe nanjye nk'ukuntu nyine nshobora kuba ndi bize nk'ukuntu cyangwa natashye cyangwa nyine hari utundi tuntu ndimo ugasanga nk'uwo muntu nyine aragufashije ugashaka nka boyfriend muri make tubyo neza simbizi sinzi ko umuntu yapfa kuboneka kuba ngiye nyine se ego none se wamwemera se basa bwira ibyo bintu ko numva ntari kubyumva neza namwemera se ubwo se yaba yabonetse akujyeho njyewe ndi kukubwira ubu kubwira mfite impamvu ubu se wamwemera bwira niwamwemera cyangwa byaterwa n'uwari rero ubwo byaterwa n'uwari ariko sinzi ko nyine ubwo byapfa kunzamo ariko n'icyo gitekerezo kumva ko ari cyo nyine gushaka nk'umuntu ndi kubyumva neza nyine ariko ndi kubyumva neza ariko rero biba bivugira utugambo nyine turyoshya niba waba bari kukubeshya ubizi neza uri kubyumva neza none se kubimbwira wowe uramufite byose rero sinzi niba ari kubera ukuntu neye niba hari imico yanjye cyangwa gushobokana n'abantu nyine tu kuki nanjye uri kumbwira ibyo ngibyo urumva ngiye nabishobora wowe ukumva arakureba inshuti yanjye mbona ntushobora kumukina kandi rero none nabyo byambana ibibazo ko abantu bose bo muri iki kigo bambanye ibibazo uzi kugira ngo umuyobozi akubera ikibazo abanyeshuri bakubera ikibazo noneho ujya no gukubitaho ibyo bintu ngo byo gukundana ndabyumva bashobora kubera ikibazo ariko se tugerageje tukareba bikaba ikibazo twagerageje reka nawe bikugarurira ibyishimo kuko ukunzwe utuntu tw'udukeya rero n'umukobwa wumva nta n'ikintu nyine shakira noneho ndumva utangiye kuntangaza ugeze no ibitekerezo byinshi ariko igice cyo kiranyumvisha nabitekerejeho ndavuga ati wenda ushobora wenda kumukenera sibyo cyangwa nyine mukajya muhuza mukaganira akakubitaho sinzi ko ari uwapfa no kunyemera akujyaho ntabwo njye sinzi niba nari nawe mukobwa mwiza sinzi icyo ni igikabyo ni abakobwa bazi ko inshuro nyinshi nyine nuko turi inshuti ubwo niyo mpamvu kandi ubwo sinzi n'ukuntu amaso yawe areba rwose mbere tuba ari inshuti sinabibonaga shagire
ubu njyewe numva igitekerezo cy'abinyabubwa tukagerageza tukareba ntawamenya tukagerageza si uzajya kwiteretera umuhungu none uragira ngo natwe tubigenze wagira ngo nzajye kubwira abo ngabo ngo ndabakunda hanyuma se ubwo bizagenda gute ese nta muntu wabonye umukunda ndira bitewe n'ibibazo nayo nifitiye ibyo ngibyo ntabwo nari kubibonera umwanya pe ni ukuri nta nubwo nigeze ngira igitekerezo cyabyo nawe ngo abonye umve nyine nari kubareba se nayo mbafitiye umwanya ko nayo nifitiye ibibazo byandenze siko numva Yesu yitaba nabi mani kandi nta kintu nakoze sinagusabye imbabazi mani man uba wumva wagora mu buzima bwose bwa oya wivuga excuse nyinshi ntabwo mbyumva nyine ngera kubwiye ngo sorry ntabwo bizogera base nkora ikigambwira ikintu nkora base nyine we ncamande ntacyo bitwaye nabikoze mani nabishaka nasi ubwo nabi aya ntabwo nabikora umva ndaje muvugishe gato sawa Nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima ntutuza. Ndashaka impinduka ngo mbone bucya, amarira arashoka, ibitotsi simbibona, nanjye umutima urababaye. Ndashaka impinduka, ndashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, winyanga winsiga mu maka, ubuzima sinjye nabuhisemo, nkeneye urukundo rwa kivandimwe, dore na data na mama nigize, winyanga ni wowe nsigaranye. Ndashaka impinduka, ndashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero,